Yes, amahoro y'Imana nabane nawe wowe wakoze subscribe kuri Feza TV show. Uyu ni wa mukobwa wanyu, umukobwa w'abanyarwanda Irebe Aisha aka Nyirishwashwa. Uyu ni wa mwanya rero mbagezaho utuntu n'utundi ngenda nkura hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye, haba mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, hose ngerayo. Niba uri mushyashya hano rero ukaba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, gerageza ukore subscribe, bikorere mu kutwizereramo kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Yes, rero mbere yuko ngira icyo mvuga cyangwa icyo ndenzaho, ndagira ngo ubanze wumve iyi video Pastor Claude yasohoye avuga avuga ku bukwe bwa Vestina na Idrissa ariwe umugabo we, abita mbese yabanje kwita Irene ko ari igisambo, akurikizaho Vestina avuga ko bose ari ingegera bashaka kwiba Idrissa. Yanabigarutseho avuga ko buriya bukwe bwabaye ari scam, cyangwa ari uburyo bwiza bwo kugira ngo abashe kwiba uyu munyamahanga, uyu munya Burkina Faso ari we Idrissa, ari nawe mugabo wa Vestina. Yes, rero gerageza reka nshyireho akavideo gatoya, noneho ndaza kugaruka mbaha ukuri kuzuye kuri ibi bintu. Niba uri mushyashya hano rero please kora subscribe, kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bya buri munsi. Vestina kuba bavuga ko yaba yarakuyemo inda, Vestina kuba bavuga ngo yagiye muri Onapo kugira ngo atazabyara umwana wawe Darawogo. Vestina yasezeranyijwe na pastor n'umupastor w'inzererezi, ariko Rick yamaze gusohora umwanzuro nyine ko bitemewe. Umupasiteri usezeranyiriza mu busitani uyu munsi wa none icyo gihafatwa te muri iki? Abenshi arega bari abapasiteri nyine batemewe, b'inzererezi ntabwo bari umuntu muzima. Sawa, murakoze cyane Poso. Ariko erega jyane havuze ngo buriya bukwe bwari business, jye nabyivugiye. Oya, muri nahabi ntiwabonaga ku kibuno kuruze kwitako habaga hariho nuze ya mikoro. Yego, wabyumvise neza? Vestina hano mwivara yambaye mikoro. Ngira ngo mwabyumvishe rero, uburyo abantu ari ba nta munoza, uburyo abantu batishimira intambwe cyangwa iterambere umuntu ashobora kuba yatera mu buzima bwe. Nk'uyu Pastor Claude uvuga ibi ngibi, mu by'ukuri ni umupapa, arubatse, afite abana, yarabyaye hungu na kobwa, niba afitemo n'abakobwa simbizi, ariko njye ndibaza nk'umuntu waba warabyaye umwana w'umukobwa, nk'umubyeyi wumva ibi bintu bari kuvuga ku mwana we bashaka kumusenyera, ese uyu Idrissa abaye yumva ikinyarwanda mu by'ukuri uru rugo rwaba rucyubatswe? Reka tuve kuri ibyo ngibyo tugaruke tunagaya sinzi uburyo nabivuga, ariko banyarwandakazi kenshi mbatoza kuba mwakundana, mureke tugerageze abanyarwanda dukundane, dusenyere umugozi umwe, ibyishimo byanjye bibi byawe, ibyawe bibi byanjye, kugira ngo twese tugire aho twagera. Rero nk'uyu Pastor Claude njye mufiteho amakuru menshi cyane. Pastor Claude ni umwe mu bantu bita abapasiteri ariko bakoresha ibiyobyabwenge, harimo inzoga n'urumogi. Byinshi rero nshobora kuza kuzira ibi bintu, ariko ntago ari ngombwa we kuki atubaha igitsina gore cyangwa ngo yubahe umuntu uko ari. Buri umuntu utubaha ikintu bita igitsina gore, nawe ntukamwubahe, ntukamubikira ibanga. Pastor Claude ngenda muzi, atuye mu Bugesera, ni Mayibo biraho, nubwo yakomeje kugaruka avuga ko pasiteri wasezeranyije Vestina na Idrissa ari imbobo, ari mayibobo. Sinzi umutekamitwe nawe mugenzi we yahamagaye ngo ni Poso, ngo sinzi amazina bihimba,
bavuga ngo umupasiteri wasezeranyije Vestina ngo ni umutekamitwe, ngo ni imbobo n'inzererezi. Mu by'ukuri njye ndatekereza ko uwo aposo ari umuntu, abaye ari umuntu muzima, ari umuntu ubaye ukorera Imana, ntabwo yakabaye avuga gutyo ngo yego ngo ni imbobo. Ibaze icyo kintu. Ku muntu urimo kubyara, ukibyara, ugifite kurera, ejo agashyingira, siniyumvisha uburyo ki ibi bintu yavuze kuri Vestina babivuze ku mwana we ko nawe byabasha kumushimisha mu by'ukuri. Rero baravuga, ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo udashaka kugirirwa ntuzabigirire mugenzi wawe. Ako kari agaciyemo rero. Reka tugaruke ku magambo y'urukozasoni Pastor Claude yatutse uwo bita Irene Murindahabi, agaruka kuri Vestina uriya mwari, akaba ubu ngubu ari n'umudamu. Tugaruke no ku mugabo bita Idris, ari nawe mugabo wa Vestina. Muri iki kiganiro rero yigeze gukora, yavuze ko Irene na Vestina barimo gukina imitwe. Uyu munyamahanga ari we Idris, ari nawe mugabo wa Vestina, ngo barimo kumukina imitwe, bamukinnye imitwe, barashyingiranwa kugira ngo babone uko biba uyu mugabo. Ngo barimo gukina imitwe Idrisa kugira ngo bazabone uburyo bamwiba. Ati ikindi kandi bagarutse ku mugabo bita Dekati, ngo sinzi uburyo yapostinze, ngo posti ye ivuga ko Vestina yashakanye na Idrisa ari muri Wonapo kugira ngo atazamubyarira mu minsi mikeya, akaba barashaka ko bazahita bakora divorce, akaba ari bwo buryo barimo gushaka kwibamo Idrisa ari we uyu munyamahanga. Njyewe nkicara nkibaza nk'umubyeyi urimo ubyara, nkeneye kubyara, ufite umwana w'umukobwa, nawe byishyireho ubitekerezeho ku ruhande rwawe, abaye ari umwana w'umukobwa wawe barimo kuvugira aya magambo mu minsi mike abaye akoze ubukwe, mu by'ukuri wabyifata mute? Mu by'ukuri njyewe iki kintu cyambabaje, ni nayo mpamvu nshatse kuba nagisangiza mwebwe nk'umuryango mugari mbana nawo umunsi ku munsi. Navuga ati iki kintu kubera iki abantu badakundana, badashaka amahoro kuri mugenzi we? Hari umuririmbyi wigeze kuririmba ngo amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bwe bushoboka, ariko Pastor Claude warengereye mu by'ukuri. Uyu mwana w'umukobwa akeneye kubaka, uyu mwana w'umukobwa akeneye kubaho mu buzima bwiza atuje, akeneye kuva muri honeymoon nta magambo, nta mutima ukomeretse afite. Ariko nibyo bintu ukomeza gushaka gukurura, ushaka kumukomeretsa, ushaka kumwicira ubuzima cyangwa honeymoon, ushaka kumwicira ishusho abantu bamubonagamo. Mu by'ukuri gerageza kuba umubyeyi, unagerageze kuba uriwe, uri umupapa twagakwiye kubaha, ariko mu by'ukuri bitewe n'uburyo witwara muri sosiyete nyarwanda, kuba unywa ibyo biyobyabwenge reka tureke no kubigarukaho, ariko kuba unywa ibyo ngibyo ntibiguha uburenganzira bwo kuza imbere ya kamera, imbaga nyamwinshi, ugasohora amakuru nk'ayo ngayo adasobanutse, avuga ku mwana w'umukobwa nk'uriya wigiriye amahirwe agashaka, agashyingirwa, agakora ubukwe, akaba agiye no kujya mu gihugu cy'amahanga ajyanye n'umugabo we. Ibi ntibikwiye rero banyarwanda, banyarwandakazi, mugerageze kuba abantu bazima, mugerageze kuba indorerwamo buri wese ashobora
kuba yakirebamo akabonamo ibyiza. Njyewe nicyo kintu nifuriza abantu bahangaha kuri Feza TV show. Icyo mbasezeranya nuko ntazigera mbazanira ikintu cyasebya mugenzi wanjye. Ikintu cyasebya mugenzi wanjye sinshaka ko nzagihahiraho, ahubwo nzagerageza kuba nashaka ukuri aho kuri, shakire ukuri nshakire ukuri kuri buri kimwe cyose gishobora kumpa ishusho y'ukuri. Rero reka nsoze mbabwira ati mureke dukundane nk'abanyarwanda, nidukundana tuzagera kuri byinshi kandi tuzagera kure. Peace and love. Bye.